Aba baturage b'umurenge wa Ngororero akagari ka Rususa wo mu mudugudu w'Akabagari bavuga ko aho bakura amazi ari mu Kinamba badahama ayo bakoresha mu mirimo ya buri munsi ndetse ko bateye impungenge n'ubuziranenge bwayo kuko aya mazi abana bayavoma banayakandagiyemo bityo abayakoresheje akabatera uburwayi nk'uko tubibwirwa n'aba baturage. Ikibazo dufite muri Ngororero ni ikibazo cy'amazi kuko ugeze ahantu tudaha no kuvuga ngo abana barwara inzoka naho ntibarwara inzoka kuko ni ikibazo duhuriyeho twese. Ubwo rero icyo twakwifuza ni uko mwadusabira serivisi tukabona amazi. Ayo mukoresha hano muyakura he? Tuyavoma aho ngaho ni ahantu hakoboka kafu kunyutse mu Kinamba tudaha, ni ahantu hano hirya abana birirwa bakandagira bakanakarabiramo, abandi bakajya kuvoma ahantu kure hirya iriya mu Kabande niho hantu hari kano. Abayafite nabo kuvoma ni rimwe na rimwe nko mu kwezi ntago bayabona, nabo duhurira aho ngaho ku Binamba. Ahantu hari umugezi tuvomaho witwa ngo ni iriba bubakiye ni ahantu kure cyane, no kujyayo umwana yagiyeyo mu gitondo aza saa 3 kubera abantu benshi baba bahari batoye umurongo. Ubwo rero n'ahandi haba hafi tuvoma ni ahantu badaha amazi mu iriba, hasi ni icyobo gicukuye kirekamo amazi badaha ariko akaba ari isoko. Ubwo rero ikibazo dufite cyane ni amazi, n'abayafite mu rugo bayakuruye batanze amafaranga kugira ngo aze ni rimwe mu cyumweru kandi nabwo hari igihe hashira n'icyumweru n'ukwezi tutavoma. Turafite ariko nubwo tuyafite hari igihe hashira n'ukwezi n'amezi 2 tutavoma. Ubufasha kugira ngo rwose duhe amazi, tujye tubona amazi twe kujya kuvoma kure. Akababara abaturage bagaragarije Prime TV nuko hari amafaranga bishyura buri kwezi nubwo baba bataravomye muri uko kwezi. Fagitire y'amazi yije rero hari amazi ngo wavoma utavoma hari amafaranga yagenwe utanga. Kereka wenda yo haje bahirwe amazi akaza, iyo yaje nyine nibwo baza bakareba inite wavomye akarugo bakwishyuza ayo wavomye. Ariko rero nk'ubu hashize ukwezi utavoma n'ubundi hari amafaranga ngo yagenwe ku kwezi ngo utanga. Aba baturage basaba leta kubafasha bakabona amazi meza hafi yabo n'abatayafite mu ngo zabo bakabagenera ivomero rusange. Mbese ni ikibazo cy'amazi pe, kirakazu nahageze ubona ko ari ibintu bigoye. Nicyo twasaba leta nuko baduha ubufasha tukabona amazi. Dusaba leta rero kugira ngo iduhe ubufasha tujye tubona amazi, twe kujya tujya kuyavoma kure dukeneye amazi tuyavoma. Umwe mu bakozi ba kampani yatsindiye isoko ryo guha abaturage amazi muri aka karere Megapose Limited utashatse ko amazina yatangazwa avuga ko umuyoboro ujyana amazi mu gice cy'umujyi hari ahantu wagize ikibazo ariyo mpamvu yatumye abahatuye batabonera amazi ku gihe. Twabajije umuyobozi ushinzwe amazi mu karere ka Ngororero Jean Paul Mabumba atubwira ko atagira icyo atangaza mu gihe hari abamukuriye bagomba kugira ibisobanuro baduha. Ubu nge ndamutse mfashe speech nkavuga nge avi yanjye ni iyi ngiyi, ikibazo kimeze gutya na gutya, ejo urwego nkuru rukumva amakuru aratambuka, by'ukuri naba nkoze akazi katari akanjye. Si ukwanga kuba kugusobanura ni mu nshingano za no kuguha amakuru mu nshingano, ariko ndi anda y'umuntu inyobora kubera yuko amazi ubundi umuntu akagombye kubona amazi umunsi ku wundi igihe cyose yashakiye akayabona. Wenda ikintu nakubwiraho wenda kuko urumva amazi ntago aragera kuri extent abantu bifuza, kuko ntekereza ko amazi nta muntu wayafashe wenda ngo avuge ngo habayemo conflict of interest. Amazi bari bagenewe yagiye mu bindi tw'amazi turayabura. N'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Ngororero Abayingoma Gerard atubwira ko agomba kubanza kugera aho hantu abaturage bari akabona kugira icyo adutangariza kuri aya makuru. Birasaba ko mbanza nkahagera nkamenya aho ariho, noneho ndaguha amakuru maze kumenya aho ariho ngeka mu kagari ka Rususa. Emmanuel Nsabimana, Prime TV, mu ntara y'Iburengerazuba.